nsubiza ibyo nakubazaga umaze igihe kingana iki ibi bintu bizi wakoze iki usanga yarabizi hashize amezi abizi hashize ibyumweru abizi ariko nta kintu yakoze haba no kuba yahamagara n'umuntu wakoze ayo makosa ngo yamubaze cyangwa amubwire ati wagize utya habe na busa akabikora kubera ko nabimubajije kubera ko nabimubwiye murashaka mwebwe igihugu kimeze gite murashaka kugikorera iki gute ntusubije ariko mwasinziriye muhaguruke get up avugana n'abantu basinziriye niki ibi biraherera he bizaherera he ibintu byinshi bigomba gukora kubera ko baya mahirwe nayo aba makeya kuko ntabwo bingeraho byose nabajije ariko byagenze gute aha byagenze gute kandi nkasanga ibintu byose birahari abantu babishinzwe barazwi nabo barizi niba ari ibikoresho birahari ariko nta wagize icyo akora ubwo muri bantu ki murashaka kumera mute murashaka kumera mute mwebwe abayobozi bari hano mwasezeye se mugataha mukigeraho mushaka mukajya gukora ibyanyu mushaka gukora murakora iki muri iyo myanya n'ubu ngubu ejo bundi ngo hazaba amatora mwatangiye gutekereza icyo gihe cy'amatora nta n'ugikurikirana n'ibyo agezeho n'aho abivanye ashwe ahubwo mwasabye mukigira mu byanyu ko hari benshi bashobora kugira ibyo bakora ahandi ku giti cyabo akaba ari byo mwigiramo ukazaba uhura n'ibibazo aho ngaho wagiye abantu bahora mu bintu nk'ibi buri munsi ku wundi umunsi ku wundi icyumweru ku kindi umwaka ku wundi gute nuko mutumva ni iki n'ubwo muhagaze nabwo ntimunyumva ngira ngo mbashyire hanze muri mucaka mwirukanka kwa watu wa aina gani nyinyi muri bwoko ki muri bantu bwoko ki mwewe buri kintu cyose ni intambara ni ukusunika buri wese yitekereza ibye yikorera ibye iby'inshingano mufite muzivemo nta ubaziritse mu buyobozi nta baziritse murebe ibindi mwigiramo hagomba kuba hari abantu hanze wenda bameze nk'amwe ariko bashaka kugerageza wenda bo ntibaramenya neza ibibarangaza buri munsi ni intambara mukavuga mwewe twabisuzumye twakoze intego se buri munsi ubwo mutazikoraga ni ryari hahindutse iki mugikora intego musinya abandi ba minisitiri bari hano ntimwirirwa musinya murahira mufata ibendera mukarahira mwarangiza mukigera mu bindi bitajyanye n'ibyo mwarahiriye ushaka biri pasono byanyu bibareba ku giti cyanyu rwose mufite uburenganzira mubijyemo aho mushaka kujya ariko ntabwo mwabikorera hano mu buyobozi bw'igihugu
ku rwego urwo ari rwo rwose ntabwo ibyo biri personal ariho bikorerwa. Mugende mushaka aho mujya hanze mugende mubikorere, iyo mufite uburenganzira. Ukeneye passport, ushaka visa, nzamufasha, nzabibashakira, mugende. Nuko muzamara no kugerayo aho mujya bakabagarura, akabahambiriza akavuga ati aha si iwanyu. Ngira ngo nibyo muba mutegereje ngo babibutse ko aho mwirukira hari atari iwanyu. Bangahe bamaze guhambiriza se? Mungekuwa mmechoka kabisa mambo haya. Mungekuwa namwe mwarabirambiwe aho bigeze. Ntabwo naje hano kubabyinirira, kubabwira neza bimwe mumenyere. Umunsi biraba uburyo bumwe cyangwa ubundi, muraguma hamwe mukora ibyo mukwiriye kuba mukora, mubikore ku buryo mukwiye kuba mukora, kandi muzi cyangwa murebe iyo mujya. Mubivemo n'uwari ufite umugambi wo kugaruka mu buyobozi, kongera kwiyamamaza, kwitoza mu nzego za gavumenti, muhere ubu mubitekerezeho, urebe niba ugarukamo kujya gukora ibyo ukwiye kubukora, cyangwa se wishakira indi nzira ukajya mu bindi byawe bikunejeje kurusha ibyo mukora. Niko bikwiriye, nta kundi. Namwe mwari mukwiye kuba mubirambiwe, ntabwo ari jye gusa ubirambiwe, namwe mukwiye kuba mubirambiwe. Mwicare. Mukwiye kuba mubirambiwe namwe. Mbese murashaka kuba nk'inka abantu baragira ngo zitona? Umushumba yaba mwabaye abashumba baragira izo nka zindi nazo. Ntabwo abantu babaho nk'inka ziragirwa. Abantu bariragira, bariyobora. Umutima wabo n'ubwenge bwabo bifite icyo bibaha, bikwiye kuba bakurikiza mu byo bakora. Mwese hano Imana yaturemye kimwe, mufite ubwenge, mufite ubwonko, mufite umutima. Mukwiye kuba mugeraho mukumva, mugakoresha ubwenge bwanyu, mugakoresha umutima wanyu, mugakoresha n'ubumenyi bamwe bafite Imana, bagize Imana bakabugira. Mukwiye kuba mubikoresha neza mu nyungu, kandi inyungu z'igihugu ni inyungu zawe nawe. Nta gukorera neza igihugu ngo igihugu cyunguke, wowe ngo asigare inyuma atungutse. Ntabwo bibaho. Ariko ntushobora gukorera inyungu zawe ku giti cyawe gusa, hanyuma ngo igihugu cyunguke. Kandi cyane cyane ugakoresha inyungu cyangwa ubushobozi bw'igihugu mu nyungu zawe gusa. Bikwiye kugera aho bihagarara. Ubu umuntu yakwirwa yigisha buri munsi, akirwa yigisha kurwanya corruption, kurwanya ruswa mu mikorere. Ukirwa byigisha utabizi, utazi wowe bwabyo ninde hano. Ahubwo abakora nabi bagerageza guhindura ruswa inyungu zabo. Nabyo mfite ingero nyinshi nabaha, kandi murazizi, ndetse muzi nyinshi kundusha. Ibi mubona buri munsi abantu bavuga ko serivisi
mu Rwanda ziri hasi zigize zitya ahantu hose ziri hasi ku mpamvu uzajya gusaba serivisi mu nzego zitandukanye baragutinza ngo wibwire nka bya bindi bya kera wibwire ko hari ikigomba kubigobotora namwe murabifite ngira ngo ikibashuka iyo ugereranyije urwego turiho nk'u Rwanda kuri ibyo ngibyo ruri hasi kurusha urwego abandi bindi bihugu biriho byinshi ariko kuki mushaka kugereranya gutyo kuki mwigereranya n'ikibi ngo igihugu runaka cyo cya corruption yarakishe iyacu ni nke corruption nke se ni ibiyi cyangwa ushaka iyiki corruption ni nke imerite mumbwire babizi corruption ni nkeya bivuze iki uko muri aha ntabwo muzi ahantu badatanga serivisi uko bikwiye murabizi ntimubizi kandi murabizi mukanabibona mukicecekera n'utayirimo n'utari muri iyo corruption akicecekera guceceka ni nko kuyiburiyirimo ni nko kuba uyirimo wowe ubwawe wiceceka ute ariko mwe even common sense na common sense irabuze ariko mwese ntimugira abavandimwe ntimugira imiryango ntimugira abo mugira ibyo bapfana nabo hari uri hano utagira umuryango cyangwa utagira mu gihugu cyacu abantu benshi imiryango yararimbutse ariko buri muntu wese ngira ngo afite umuryango ariko reka mvuge noneho ko bayifite niba uyifite uri ku kazi ugategereza ko umuntu aguha ruswa kugira ngo umuhe serivisi yashakaga if your mother shows up or your aunt or your sister or your brother or your uncle whoever would you do the same ariko ushobora gusanga mwabikora ntabwo ndi sure ushobora gusanga would you do the same to your uncle, to your sister, to your brother, to your wamutinze ukabanza ukamubwira ko electricity yagiye nta kuntu uri bukoreshe computer cyangwa whatever wabikora first of all I guess nibwira ko utabikora kuki wumva ko wabikorera sister wundi muntu cyangwa mother cyangwa father wundi muntu kuki wumva wabikora ukwiye kubikora kuki noneho rero ari wowe wumva ntacyo bitwaye wabigukorera wowe ubwawe ugiye ahandi noneho gushaka serivisi wumva ntacyo bigutwaye bagukoreye nk'ibyo ngibyo wakoreye undi muntu wumva ntacyo bitwaye mugakora iby'iki mukabyemerera iki mukabibona ntagire icyo bibabwira ntimubihagarike ntimufashe kubihagarika bigakomeza bityo kubera iki
bimwe bihitana n'ubuzima bw'abantu. Abantu barapfa. Kuba umuntu yazira ko wamurangaranye wumva ari byo.